Mu Kinyarwanda tugira umugani mwiza uvuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ntabwo rero twavuga iterambere ry'igihugu tutavuze umuryango, kuko ari wo shuri rya mbere twese tubanza kunyuramo ndetse tukanakomeza no gutorezwamo. Ibihe turimo by'iterambere ryihuta muri byose, cyane mu ikoranabuhanga, bituma hari imiryango imwe n'imwe igaragaza nk'itagifite ubushobozi bwo kubaka ubusabane hagati y'abana n'ababyeyi. Ibi bituma hari abana babona ababyeyi nk'abantu bahanganye, batabumva, ndetse hari n'ababyeyi babona abana nk'abantu badashobotse cyangwa barenze ihaniro, ibyo twakwita mu ndimi z'abahanga conflit de génération. Ibi ariko ntibikwiye, kuko iterambere ry'ibihe rikwiye ahubwo kuba imbarutso y'amahirwe y'iterambere ry'umuryango, ndetse n'ingenzi ko twiga kubibamo neza kandi tukamenya guhitamo ibijyanye n'indangagaciro nyarwanda zitwubaka. Uburere butangwa n'ababyeyi bose bafatanije, baba abagabo cyangwa abagore, ariko muri iyi nama ndagira ngo twongere twibukiranye ko nubwo umugore atarushobora byose, uruhare rwe nk'umusingi w'umuryango nta kindi twarusimbuza.